ariko buri ushaka no kureba ugasanga wa mukobwa twita ngo ni umukobwa arutwo busugi n'umubyeyi da ugasanga wa mwana we wabyaye hari uzi ngo ni umwana akurusha experience y'abagabo sibyo kandi waramubyaye urebye urubyiruko rw'abakobwa ruri gusenya ingo abantu imiryango runaka yavunitse yakoreye amafaranga yabo ari kuribwa n'utundi twana hariya rega abasore n'ukuri nta kintu mwifitiye mubyemere ko nta kintu mwifitiye rwose nibyaye ngo abasore bariho ariko nta kashi kandi buriya ngo umugore nyine n'amafaranga birajyana umugore niba afite abana babiri n'umugabo ubwo aba afite abana batatu sibyo abagomba kumva ko afite abana batatu kuko nawe ukeneye care ndetse ijya kungana n'iy'abana ibyo rero bigatuma ushakisha twa dukobwa nyine twavuze twirwa muri miriwari kuko niko kazi ke akazi ke n'ukwirirwa yiyitaho ntabwo azanganya umwanya na wa wundi wiriwe ashakisha ako rero niko umugabo akeneye kamuruhura mu mutwe avuga ati nkeneye wa wundi nzahamagara igihe cyose mbonye isaha mbonye akaboneka uwo rero aba ari tayari abo rero nibo bari gusenya ingo zo muri iyi minsi mu nzira ya bugufi n'abagabo nabo barahari bari tayari rwose kukubwira ati ushaka kuba mu nzu yangahe akagushyira mu nzu runaka ya apartment runaka akagushyiramo ibikoresho byiza bigezweho warangiza ugatereka hariya telefone rwose ugatangira kutwereka ubuzima nyamara uri kuba mu buzima butari ubwawe sibyo uri gushaka kutwereka ko ubaye mu buzima bwiza ariko mu by'ukuri ntabwo ari bwiza nigeze kumva ubuhamya bw'umunyeshuri wigaga muri universite runaka ntashatse kuvuga hano ziba hano mu Rwanda yari afite umuntu w'umusponsor ubwo bamwe babatera inkunga mu buryo runaka yamushakiye rwose inzu nziza amushyiramo ibikoresho byose yifuza ariko mu by'ukuri iyo bageraga mu gikorwa runaka yamukoreshaga ibintu bimeze nk'ibya kinyamaswa nibyo koko umukobwa cyangwa umunyarwandakazi akwiye kuba mu buzima bworoshye mu buzima busanzwe ubundi abagore turi nk'indabyo niko tujye tureka nanone kujya kure y'uko ubuzima bwagakwiye kuba bumeze ugasanga umugabo nk'uko tuvuga ngo wenda ngo umugore w'ikizungerezi wa wundi nyine abandi bagabo bo hanze bareba nabo bakifuza ariko wa wundi umufite ntabwo we ari kumubona ko ari ikizungerezi yamubonye mbere akimukunda sibyo ahubwo ugasanga muciye inyuma ku wundi utanarusha n'ubwiza umugore we muri rusange bivuze ngo abagabo twavuga ko akantu k'irari rwose oya abagore ntako tuba tutagize nubwo hari abatita ku nshingano zabo ubu muri make ushatse uvuga ngo umugore nakosa oya turakosa natwe turabasuje kandi tubaha ikaze aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo twizere ko meze neza ndetse namwe mutameze neza tubabwire ngo mukomere kandi mukomeze kwihangana uko uyu munsi imeze siko ejo hashize byari imeze kandi uko uyu munsi imeze siko ejo hazaza bizaba bimeze icyo bibasaba ni ugukomera ndetse no kwibwira ko ari mwe kandi ko mugomba kubaho mukabaho uko Imana ibishaka ndetse namwe mubigizemo uruhare mbaha ikaze kuri Drama TV Rwanda y'Abanyarwanda twizere ko tugiye kuzatubana umunsi ku munsi mu biganiro bigiye bitandukanye nkuko mumaze kwimenyera rero uyu muri kubona imbere ya kamera si umushyitsi ahubwo amaze kuba umusangwa turi kumwe rero n'umunyabwenge urenze cyane kuko amazi igihe ari kudusangiza ku biganiro ndetse anadufasha kuba natwe twakaguka ndetse tukanisanga muri societe buriya ngo kirazira kuba wavuga umunyabwenge mwizina ahubwo we abafite uburyo yivuga twatangira tumuhereza ikaze nubwo ari mu rugo tugwaye ikaze murakoze ngewe rero nitwa Igeto ababyeyi nkaba ndi umuntu mukuru ariko ndagerageza nk'uko wabivuze ngo uzi ubwenge cyangwa ikintu ndabizi yuko ibyo ni impano nahawe kandi iyo wahawe ikintu uba ugomba no kugikoresha neza rero nkaba rwose nanjye nishimiye kuba unyakiriye kuri
Drama TV Rwanda. Aho uvuze ku mpano ngira ngo mpita mbona ikibazo nakubaza ngo uba ugomba kuyikoresha neza. Ese ni nk'ikihe kintu wabwira abantu bafite impano ariko bakaba batazibyaza umusaruro? Hari abantu bagira impano batisobanukiwe neza ko bazigira, cyangwa se n'abazifite ariko bazikoresha nabi. Hari umuntu ushaka kuba afite impano akaba yarayisobanukiwe ariko mu by'ukuri akayikoresha nabi. Ibyo rero iyo wakoresheje impano yawe nabi, byanze bikunze result izavamo ntago izazisa neza. Naho iyo abenshi uko twese tubibona, cyangwa se uko cyane cyane nko mu Rwanda cyangwa muri Afurika muri rusange, buriya muri Afurika dutandukanye n'i Burayi. I Burayi umwana akivuka bagenda kubera kubana nawe buri munsi n'ubushobozi buba buhari, umenya impano y'umwana akiri muto. Ariko twebwe impano urayisazana rwose, urayisazana. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona abantu runaka bashaje baje mu itangazamakuru cyangwa se mu bintu bya entertainment, sibyo, bashaje kubera ko niho isi nibwo turi kubona iterambere. Ariko suko iyo mpano ayibonye ashaje, yahereye kera yifite ariko ntago yabashije kuyigaragaza. So rero muri Afurika cyangwa mu Rwanda muri rusange, ntago impano zacu dukunda kuzigaragaza kubera ubushobozi buke. Ntago dukunda ariko mu gihe uyivumbuye, mu gihe uyibonye, cyane ko ubu ngubu tekinoloji cyangwa se internet ahantu hose sigaye yarahageze. Iyo internet rero ikatuma umenya ko hari ikintu runaka. Wenda ugiye kuri rezo sosiyo, ku ma social media, ubonye umuntu akoze ikintu wavuga ati ko kiriya kintu nanjye ngishoboye. Icyo gihe biguha imbaraga zo kuvuga ati iriya mpano kuko nanjye nyishoboye, reka nanjye nyikoreho. Bivuze ngo iterambere n'ikoranabuhanga riri mu bintu biri gutuma tugenda twisobanukirwa, tunamenya impano dufite. Tumenya impano dufite. Yes, urakoze cyane rero kuba nawe uri muri bamwe bake bisobanukiwe ndetse bakabasha kuba bagiye kubyaza impano yabo umusaruro. Nkubonye neza n'ubundi uri mu bari n'abategarugori. Ibi rero bikahita binyinjiza kuri topic yacu y'umunsi cyangwa ku nsanganyamatsiko, aho dushaka kuganira ku kijyanye n'umwari w'iki gihe ndetse n'umugore w'iki gihe. Nk'uko bigaragara muri sosiyete, abantu benshi bakunze kugenda babyibazaho, babivuga n'uburyo butari bwiza. Ati uriya uko umubona kuriya ntiyakura amaboko mu mufuka, nuwo kumara amasaha menshi ari kwireba mu kirori, nuwo kumara amasaha menshi ari kwiyitaho, kuko we afite aho ateze amaboko kugira ngo ubuzima bwe bukomeze. Ku bantu bafite imyumvire y'uko umukobwa cyangwa umugore agomba gutega amaboko ku mugabo, muri akaya n'iki watuganirizaho? Abo rero n'ubundi barahari hanze aha, ari nabo basenya ingo za benshi. Barahari rwose, nibo badusenyeye cyangwa se basenyeye abantu bari hariya runaka. Kuko umuntu wabyutse ajya gushaka ubuzima ntago azabona umwanya wo kwiruka inyuma cyane ko twese turabizi ko abasore nta kintu bafite. Abakobwa rero bari gushakira ubushobozi cyangwa bari gushakira kugaragara neza cyangwa gusa neza mu bagabo bubatse. Amafaranga y'umugabo yagatunze urugo, yagafashije abana kwiga, amafaranga yagasapotinze urugo muri rusange. Bari kujya kuyasangira n'ihabara. Iryo habara mugani wawe wavuze ngo ryirirwa muri miliwari, yirirwa muri miliwari nyine. Aririrwa ashaka ubwiza kugira ngo akurure mwebwe abagabo, sibyo? Mwebwe abakurure, kuko umumama w'urugo nta mwanya wo kujya muri miliwari, sibyo? Afite nawe ari gushaka ejo heza h'abana be, sibyo? Ari gushaka iterambere ry'urugo. Ntabwo azajya kwirirwa yagiye gushyiraho za lashes, ntabwo zirirwa mu masaro guhinduranya imisatsi buri kanya, kuko ayo mafaranga yabara mu kindi kintu. Ayabara ko yakamuguriye akandi kantu ku ruhande kateza urugo imbere, sibyo? Buriya bajya bavuga ngo umuntu urya urugo rutari urwe, umva arurya nk'ucuranwa. Kandi twese turabizi
ko n'abagabo rwose nubwo wenda abakobwa bahari Mm. ariko abagabo nabo babigiramo uruhare ndetse abagabo babona umugore we Mm. arabyaye abyaye inshuro imwe Mm. abyaye inshuro ebyiri wenda urumva uko yakwitagaho biragabanuka kuko hazamo no kuvuga ati niyo atashye muvuye mu kazi wenda afite akazi nawe uragafite mwese muvira mu kazi rimwe cyangwa se wowe uza nyuma waciye hariya pembeni gushaka kuba ushaka ibitekerezo mu bagabo. Mm. Icyo gihe ageze mu rugo asanze abana, abo bana bazatuma atakwitaho 100% nk'uko yakwitagaho mukiri abajeni mari, sibyo? Hanyuma rero abagabo burya ni nk'abana, ntabwo ibyo ngibyo we azabona ko ari kwita ku rugo muri rusange, ahubwo azabona ko atakimwitayeho. Aba yumva ko ubundi umugore niba afite abana 2 n'umugabo ubwo aba afite abana 3, sibyo? Aba agomba kumva ko afite abana 3 kuko nawe ukeneye care ndetse ijya kungana n'iy'abana. Ibyo rero bigatuma ushakisha twa dukobwa nyine twavuze twirwa muri miriwari, kuko niko kazi ke, akazi ke n'ukwirirwa yiyitaho, ntabwo azanganya umwanya na wa wundi wiriwe ashakisha. Ako rero niko umugabo akeneye kamuruhura mu mutwe, avuga ati nkeneye wa wundi nzahamagara igihe cyose mbonye, isaha mbonye akaboneka. Uwo rero aba ari tayari. Abo rero nibo bari gusenya ingo zo muri iyi minsi. Urebye se ari ukuba ubu biri kuba muri ino minsi bigakorwa n'abakobwa bakiri bato ndetse bigakorwa n'ababyeyi, ubona ahanini ikibazo kiri muri iyi sosiyete nyarwanda kidaterwa n'uburyo ababyeyi barera abana babo? Hari ababyeyi baba barareze nabi birashoboka, ariko burya ngo umuntu arivukira, sibyo? Hari uburyo, none se ubu se hari ukuntu ushobora kubivukira mu babyeyi b'abasinzi cyangwa bakoresha ibiyobyabwenge wowe ntubikoreshe? Ariko igihe kiba kizagera ukabinywa. Oya, hari n'igihe uvukana ya maraso y'ababyeyi. Oya, nubwo bajya bavuga ngo nta rubuto rugwa kure y'igiti cyarwo, ariko hari igihe n'umuntu ubwe abona ko njyewe rwose ntakubeshye mfite umushuti wanjye udashobora kunywa inzoga kubera yuko ababyeyi be bazinyweye kandi bakazinywa bakagaragara nabi muri quartier, sibyo? Yakuze yumva inzoga ari ikintu kibi kitagira aho kimugeza. Urumva icyo ngicyo ntago yakuze nawe avuga ngo izi nizo ngomba gushakamo igisubizo kubera ko yabonye ibibi byazo, sibyo? Yabonye ibibi byazo, ntago bivuze ngo niba ngo nakubwiraga ngo umuntu arivukira, sibyo? Umwana ashobora kuvuka rwose ukamurera neza ukamuha n'icyo yifuza. Ese ubu nta bana bo mu bipangu b'abakire bafite n'ubushobozi, ariko ababyeyi bamara kuryama no gufunga urugo abana bakabyuka bakagenda cyane, kandi ntacyo babuze. Ababyeyi bahora babashakishiriza, even na telefone igezweho, akavuga ati nzayiguha ariko ureke kwirirwa wangara, ureke kwirirwa ujya gushakira ibisubizo mu bantu bazakwangiza, sibyo? Twese turabizi ko nubwo abagabo bavuga ati ngewe nkeneye umukobwa, nkeneye gushaka umukobwa, ariko buri ushobora no kureba ugasanga wa mukobwa twita ngo ni umukobwa arutwa ubusugi n'umubyeyi da, ugasanga wa mwana we wabyaye hariya uzi ngo ni umwana akurusha experience y'abagabo, sibyo? Kandi waramubyaye. Urumva rero ugasanga wowe uzi ngo ufite umwana waramureze, wamureze neza, wamuhaye icyo yifuza, ariko nanone hari icyo utamuha kandi wowe udafite, sibyo? Rero ntago wambwira ngo kurera nabi ngo k'umubyeyi, hari aho barera nabi rwose, ibyo nabyo birahari pe. Hari ababyeyi barera nabi niba navuga ngo bagaha uburenganzira 100% umwana, cyangwa se nabo bakaba barakuze babereka mabi, sibyo? Ubyaye umwana w'umukobwa wenda nawe wamubyaye mu buryo runaka, hanyuma uri kuzana abagabo iwawe, sibyo? Urifite umwana w'umukobwa, ntabwo uri kumuhe, ese uri kumuha iki? Ni iki uri kumugaburira mu by'ukuri? Ejo naguhinduka aho ntago wicuza. Ari nayo mpamvu buriya
umuntu wakoze icyo kintu ntabwo ajya yicuza, umwana we niyo amuhindukanye ntabwo yicuza, abona ni ibintu bisanzwe, nose ko ari byo yamugaburiye, ababona ari ibintu bisanzwe, ashobora no kumuha na pase da, se hari ababyeyi baha pase abana babo, n'ukuri barahari, akayimuhereza ati genda cyane rwose, cyangwa se ugasanga ari akamufasha avuga ati mwana wanjye rero igishoro ubu ngiye kugigushyira, salo nziza, make-up nziza, iyo ari umwana noneho ufite n'imiterere myiza nk'iyo musigaye mukunda, umubyeyi akamushoramo, akamuha amafaranga yo gutuma yiyitaho, yarangiza akamubwira ati wowe ipostinge uhatwike, urumva umubyeyi akajya afasha umwana guhitamo ati iki kireke nta kivamo, fata uriye, sibyo? Ariko ntago bivuze ngo bose ni bamwe, ntago ababyeyi bose ari bamwe nyine. Yes, ntago ababyeyi bose ari bamwe, ariko hari ababyeyi usanga nyine imyumvire bafite ari ituma n'abo bana babo ariyo bakuriramo ndetse bakanayisaziramo. Nk'ubu ari kuba nk'umubyeyi afite ubushobozi bwose, akavuga ati mwana wanjye wowe icara hariya ujye urya ibyo nakoreye, nta mpamvu yo kujya kwivuna uri umwari, tegereza umugabo azagushaka azagutunga. Ugasanga iyo myumvire umubyeyi yashizeho umwana niyo iri kugenda imukurikirana kugeza ubwo nyine yumva ko agomba kubaho atavunitse atarushye, bigatuma nyine yishora muri izo ngeso zindi nyine zo kuba yajya gusenya ingo z'abandi. Abo babyeyi bo nta kintu wabavuga ntango bahari? Niba hari abahari ako njyewe barahari, ntabwo numva ukuntu uwo mubyeyi yaba ahari pe, kuko yabateye isoni. Nonse wewe wigeze ukura bakubwira ati jya gukora mwana wanjye? Njyewe narireze mu buzima busanzwe, meze nk'umuntu wireze, even no kuvuga ngo ahangaha ndi ni njyewe fighting for myself, narirwaniriye, nubwo navuga ngo nafashijwemo n'Imana. Ubundi hari ukuntu umuntu ashobora kuvuga ati nabaye ndaye, ariko nabayeyo, niyo mbayo, niyo nza kuba indaye ntawe ari kuntera ibuye, sibyo? Ariko ba bantu bafite ubushobozi bwo kwita ku mwana 100%, umwana hanyuma ukamubuza gukora, ngo abagabo nibo bazamuha ibyo yifuza cyangwa ibyo wowe utabashije kumuha, njyewe nabahana rwose. Aho uri kwica sosiyete nyarwanda, uwo mugabo uzaza kumushaka ntacyo azaba ashatse, ari naho batazabana kabiri rwose. Uwo mubyeyi yanagushyigikira akakubwira ati niba kunaniye vayo, divorce yihuse, kabiri gatatu ya kabiri yihuse, uwo nta nama nzima azaguha. Uwo rero utakugira inama nzima burya nta n'umubyeyi uba umurimo. Gusa ndabahana murekeraho mwa babyeyi mwe. None reka twigarukiye n'ubundi noneho ku bakobwa. Aho twari turi kumva ku babyeyi, none ku mukobwa we wumva ko agomba kurya nyine atabize icyuya, akarya atakoze atavunitse, mbese akarya y'abandi, akumva ko we ari ukwicara mu rugo, agasohoka ahantu harenze, akajya kurya ibintu birenze, akambara ibintu bihenze, akagenda mu modoka ihenze kandi bitari mu ngufu ze ndetse n'ubwenge bwe. Wenda twongeye kugaruka gatoya kuri topic ya raise again 30 and above, urabona nk'abantu bari hejuru y'imyaka 30, buriya harimo abenshi batize kurusha abubu. Abubu babita abagenzi, n'abagenzi. Aha. Ugereranije abantu bari muri iyo myaka no muri iyi ngiyi y'abagenzi, usanga abantu batize cyane ni muri iyo myaka yo guhera kuri 30 kuzamura. Rero iyo umuntu atize nta kindi kintu afite cyo gukora, sibyo? Uraza umuha 10,000 cyangwa 15 cyangwa 20 cyangwa n'iryo jana, arikorera iminota ingahe? Ya minota yanyu, sibyo? Iyo minota arahita abona ko akazi nako nta kindi. Yes. Ahita abona ko akazi ari ako ngako, nta handi hantu azashakira ubuzima. Usange ari naho haho ngaho nyine azasenyera ingo, kubera ko we ntagashaka gukora, yamaze kubona ko amafaranga we wirirwa uhangayikira ukwezi, we ashobora no kuyakorera umunsi umwe, sibyo? Urumva aho ngaho no kuzamwigisha bizagorana. Ari naho no kubyara, nanabyara wa mwana azabyara, ndetse urumva azamuha iki?
nusara utanga icyo adafite oya azamubwira ati mwana wanjye dore umurage ngusigiye n'uyu nguyu kubera yuko nta mu mutwe aba afite wenda hanze aha hari ababikora pe hari ababikora ku bw'ubuzima ariko atari uko wenda afite atari uko afite ikindi gisubizo ariko nawe ntabwo namusansibiriza ntabwo namushyigikira 100%. Burya kubikora nk'ubuzima ushobora kuvuga ati wenda mbikoze 1 2 3 dufaranga reka ndushore mu kintu runaka ukabivamo ko hari ukuntu bavuga iyo watestinze se bitajya bikunda kuri nicyo nashaka kuvuga n'ubundi nta mpanuro yavamo kuri abo bantu kuko nyine uwamaze gutana aba yatannye ahubwo abantu twagirira impuhwe nabo bakomokaho aba bakomokaho abo rero babakomokaho n'ubundi uzasanga ni generation yongera kuza ukazasanga umwana umubyeyi yakoze akaza kanaka kandi wibuke ko ntiyize buriya kutiga musa kutiga biragatsindwa sibyo buriya kutiga biragatsindwa buriya niyo wakwiga amashuri make ariko uyafite buriya abantu batize simvuze ngo kwiga arenze kuko twese ntitwize amashuri arenze ariko iyo wize ufite ukuntu ugiramo n'akantu k'ubumuntu ariko iyo utize uravuga ati nanjye ahangaha nageze nawe azahigeza sibyo uri kujya gukora ibyo ngibyo n'abagabo runaka amafaranga ejo wenda uguze ikintu runaka cy'igikoresho mu nzu ejo urongera bikoze uguze ikindi uri kuba mu nzu y'ibihumbi 100 ngahe ntiwize njyewe uri kwirirwa stragoringa hariya ngo ndi guhiga imisoro yanzonze biki byanzonze wowe ntago uri gusora ntago rero tuzahirwa kimwe ari naho usanga habamo n'ishusho yo kuvuga ngo umwana arakurebe avuga ati uriya muntu ko atize uriya muntu ko nta cyakora kindi ko icyakora tukize ko abayeho neza kurusha kanakase nawe agahitamo gukora ibyo ngibyo kandi mu by'ukuri ntabwo ariko byagakwiye muri make batanga urugero rubi muri sosiyete ubu twakwibaza ngo nibyo koko umukobwa cyangwa umunyarwandakazi akwiye kuba mu buzima bworoshye mu buzima busanzwe ubundi abagore turi nk'indabyo niko tugiye tureka nanone kujya kure y'uko ubuzima bwagakwiye kuba bumeze uretse wenda isi yagiye ihinduka igahindukana n'ibiyirimo natwe turimo tukaba tubona ngo ibintu byose byabaye iterambere ubundi umugore rwose kubera uko mwiyizi nkamwe nk'abagabo mukunda namwe kwitabwaho ntabwo umugore yakagombye kugira imihangayiko myinshi nuko twageze nyine mu gihe twese tugomba gushakisha sibyo ariko ubundi ntabwo umugore yakagombye kuruha turinda byo nyine wakagombye kujya uva mu kazi ugasanga nagushyuhirije utuzi ugasanga rwose ibintu byose nabitunganyije ku buryo niba umbwira turankeneye nanjye mba tayari ariko twese turataha twarushye sibyo twese turataha twarushye numbwira ati se ko inkweto zanjye zidahanaguye ati se njye urabona zihanaguye wowe wazihanaguriye se nta maboko ufite sibyo twese twakoze turi gushakira ubuzima urugo sibyo rero bivuze ngo wenda kuvuga ngo kurya tutakoze ntago kuri ubu ntago bikibaho kuri ubu buri wese aca hariya umwe aca hariya undi agaca hariya tugahuriza hamwe nanone hari igihe wigeze kuvuga ngo abagabo nyine baba bakeneye kureba abagore basa neza bateye neza nk'uko nyine amaso yabo aba abikeneye kubireba bikava ku maso bikagera yuko abyifuza ugasanga n'ubundi asize uwo yashatse uwo yabyaye agiye kureba uwo hanze kuko abona ari umeze neza ese ubona atari uruhare rw'umugore utuma uwo mugabo we amusiga mu rugo akajya kureba undi hanze hari abagabo ubundi abagabo muri rusange nabyitira ariko ari ryo mwavukanye ntabwo navuga ko abagore wenda hari abadakomeza inshingano zabo muri rusange ngo bite ku ngo zabo sibyo ariko na majorite umugabo niko ateye umugabo ubundi biri mu bintu bimugize niyo wowe ntureba nuko tuvuga ngo umugore w'ikizungereza hari n'uba mufite
ugasanga umugabo nk'uko tuvuga ngo wenda ngo umugore w'ikizungerezi wa wundi nyine abandi bagabo bo hanze bareba nabo bakifuza ariko wa wundi umufite ntabwo we ari kumubona ko ari ikizungerezi, yamubonye mbere akimukunda sibyo, ahubwo ugasanga muciye inyuma ku wundi utanarusha n'ubwiza umugore we muri rusange. Bivuze ngo abagabo twavuga ko akantu k'irari rwose oya abagore ntako tuba tutagize nubwo hari abatita ku nshingano zabo. Ubu muri make ushatse uvuga ngo umugore nakosa? Oya turakosa natwe. Buriya nubwo bavuga ngo wenda ngo umugore agomba gukora n'umugabo agakora, ariko nanone ntago tugomba kwita kurenga ko turi abagore. Umugore agomba kwita ku rugo, inshingano z'urugo, waza warushye ugomba kwita ku rugo, sibyo? Aho hari ukuntu wari uvuga ngo abagabo bagira akantu k'irari, aho ntango twajyana kuvuga ko umugabo ari ufite ikosa, nandi ukubwira ngo impamvu nyine umugabo asiga umugore we mu rugo akajya kureba uwo hanze akurikiye kukuba ari gusa neza, ateye neza, ameze neza, aho njye naye nahita nza ku ruhande rw'umugabo nkabavugira ni iyo umugore yumva ko yamaze kwicara mu rugo aba yumva urubanza rwe yararangije, ugasanga kwa kundi n'umugabo yamubonye amurambagiza ntagishaka kubyitaho ko yumva urugendo rwe rwaragezeyo. None so uwo mugore uri kuvuga afite ko hari igihe abandi bagabo bagenzi be nawe baba bifuza uwo mugore. Yes, hari igihe abagabo b'inshuti ze bavuga ati yo mbega umugore ufite, sibyo? Ariko wowe nyamara ukamubona mu ishusho itari nziza. Uretse ko nanone tutagiye kure hari ibyo tuba tubonera inyuma, hari ibyo turebera inyuma tukabona ni byiza, ariko mw'imbere wabona winjiye mu nzu hariya wasanga hari ibitagenda neza. Ari nayo mpamvu umugabo yafashe initiative yo kugenda akavuga ati reka njye kwishakira umwana. Ariko mu by'ukuri subu navuga ko abagore tutagerageza, nyema mbona tugerageza, nubwo hari abatagerageza ariko mba mbona tugerageza dukurikije ko tugira inshingano nyinshi. Abagabo mwebwe muzi ko ibyanya ari kujya gushaka amafaranga mukazanira urugo, sibyo? Ariko kuri ubu umugore aragenda nawe agashaka amafaranga akazanira urugo, ariko afite n'abana agomba kwitaba, sibyo? Afite n'umugabo agomba kwita. Izo ni inshingano nyinshi. Rero akenshi iyo kimwe kitagenze neza wa mugani wawe, igihe gishobora gutuma umugabo agenda akajya kwishakira nyine abadafite inshingano nyinshi, kandi ntiyite ko abo ngabo agiye gushaka nuko ari uwo mwanya bamuhaye, nabo baba bazifite wenda nabo mu ngo zabo ntibigenda neza. Ari nayo mpamvu usanga abo bagabo bishakira twana duto, twana tudafite ejo hazaza, ubwira ati caha nahanyuze, cahariya nahanyuze. Rero kandi buri iyo washatse urugo uri umugore rwose biragora ko wakwita ku mugabo wawe 100% pe nk'uko abyifuza. Turagerageza, ubundi byakabaye kuba umugabo yakumvishe ko ubuzima bwahindutse. Iyo umwana yajemo uwa kabiri akazamo haba hari ikintu cyahindutse. Okay, ubwo twemeje ko ari 50/50 kabisa aho ngaho. Ni 50/50. Hakagombye kuba hariho kumvikana, akumva ko atari kosa ry'umugore, ubuzima bwahindutse. Ntago uko wambonaga dufite umwana umwe ariko uzambona dufite batatu. Inshingano hari umwana ararira, ntago we nzagira umwanya wo kukwitaho. Icyo gihe bisaba ngo dufatikanye, hazamo gufatikanya. Ariho hakagombye kuba 50/50 muri byose. Yes, aho twari tugiye gatonya ku ruhande rw'umugore mu rugo uburyo abagomba kuba ameze. None reka twongere twigarukiye n'ubundi kubari, kuko nibo bamaze kuba benshi muri urubyiruko rw'abakobwa, nirwo ruri kuba rwinshi cyane kandi narwo ruri kugaragaraho uko izo ngeso zigiye zitandukanye zo kwicara nyine bagatega amaboko abagabo b'abandi, bakumva ko bagomba kubaho mu buryo bworoshye, bakabaho mu isi y'abandi, mu nzozi mbese zabo ariko zitari izabo zanyaza. Ari ukuntu umuntu arota ari gutora amafaranga ariko amafaranga atamuvunnye, iyo abyutse rero akayabura arababara, agenda karamwica. Rero nk'aba bakobwa muri iki gihe turi kubona nibwo buzima babayemo, arumva ko nyine agomba kubaho neza, akumva ko uriya uko abayeho nawe ariko agomba kubaho, kandi ugasanga uriya wasanga yitunze. Ari umukobwa umwe
rwiyemezamirimo ejo bundi nigeze kumva atangaza avuga ati hari abantu benshi badufata mu ishusho mbi bakumva ko umukobwa cyangwa umugore atabasha gukora ngo yiteze imbere, bakabona ko ibintu afite ari ibintu yakuye mu buraya, mu busambanyi, mu ngeso mbi yakuye mu bagabo, ahubwo nibumve ko ari ibintu yakuye mu maboko ye. Ugasanga nkawe uri kubona uriya yabigezeho kandi yaravunitse, wowe noneho ugiye kunyura za nzira za panya zo kujya mu bagabo no kujya kurya amafaranga y'abandi. Nkawe wumva ko umugore uko agaragara ibi ari kuba yarakoze n'uba atarakoze bose ari kimwe? Oya, ntago aba ari kimwe. Wenda tugiye kuri icyo ngicyo cyo kuvuga ngo umwe afite ibintu runaka yakoreye, undi noneho havuye hari yashaka kumera nkawe, kandi mu by'ukuri ntago ari gushaka gukora. Yes. Ariho aho ngaho hazamo gushaka guca mu nzira ya bugufi. N'abagabo nabo barahari, bari tayari rwose ukubwira ati ushaka kuba mu nzu yangahe, akagushyira mu nzu runaka ya apartment runaka, akagushyiramo ibikoresho byiza bigezweho, warangiza ugatereka hariya telefone rwose ugatangira kutwereka ubuzima, nyamara uri kuba mu buzima butari ubwawe. Sibyo? Uri gushaka kutwereka ko ubaye mu buzima bwiza, ariko mu by'ukuri ntabwo ari bwiza. Nigeze kumva ubuhamya bw'umunyeshuri wigaga muri universite runaka, ntashatse kuvuga hano, ziba hano mu Rwanda. Yari afite umuntu w'umusponsor, ubwo bamwe babatera inkunga mu buryo runaka. Yamushakiye rwose inzu nziza, amushyiramo ibikoresho byose yifuza, ariko mu by'ukuri iyo bageraga mu gikorwa runaka yamukoreshaga ibintu bimeze nk'ibya kinyamaswa. Sibyo? Ariko umukobwa akanga kubivamo, wakagera ubwo abona agiye no kurwara, ariko akanga kubivamo kubera yuko adashaka kongera kongera kugaragara nabi, kandi yari asanzwe agaragara neza. Sibyo? Amuha amafaranga yo kwiyitaho, atunze telefone nziza, telefone igezweho ya iPhone arayigura. Sibyo? Noneho icyo gihe uzemera gufatwa uko ubonye kugira ngo ukomeze kugaragara muri bwa buzima ushaka ko tukubonamo, nyamara ubwo buzima ntago ari ubwo wakoreye. Rezo sosiyo zisigaye zituma dushaka kuba nka kanaka, kandi uwo kanaka ntabwo tuzi ngo abayeho ate, nta nubwo tuzi ese imbaraga ari gukoresha kugira ngo abari hariya ni izihe. Wenda wabona ari nk'uwo nawe ufite abamwishyurira inzu, wabona nazishyurirwa na famiye, wabona afite famiye ikomeye. Sibyo? Wabona afite famiye ikomeye, wabona nawe afite akazi keza. Buriya wamugana, hari akantu njya mbona nako gasekeje, ngo ugiye gukora interview, ngo utazwi, nyine ni akantu ka komedi ariko kari mu buzima busanzwe. Ukuntu nyine uzanye dokima uje gutanga interview, utazwi, nta muntu uziranye nabo mu bantu bari bugukoresha interview. Hanyuma baraseka nyine bagatembagara, ukabona uramwaye kuko ntacyo biri butange. Sibyo? Ushaka kumera nk'uwo muntu, nyamara uwo muntu runaka uri kubona hariya ntabwo uzi imbaraga yakoresheje kugira ngo abe yicaye hariya turi kubona heza. Eda ushaka kuba ari nziza cyangwa se ari mbi. Aribo babo nyine baduhisha, batwereka isura nziza ku ma social media, nyamara inyuma yabo atari bwo buzima babayemo. Njye abakobwa muri rusange, kuko nanjye ndi muri iyo ntuze y'igitsina gore, cyane ko tugiye no kwinjira ku munsi w'abagore. Nabashishikariza ko dukura amaboko mu mufuka, tureke gusuzugurwa, tureke gufatwa uko tutari. Sibyo? Dukoresha ubwenge bwacu, imbaraga zose byadusaba, ariko twishakemo ibisubizo, tureke kubishakira mu nzira zitari nziza. Niko mbyumva. Aho ni kubyo. Noneho nkahita nanjye nza ku yindi shusho imeze gutya ikunda gukoreshwa n'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Hari ukuntu hagerwaho ikintu tuvuge wenda hagezweho nk'imodoka ihenze, Vewiti, Barabas n'izindi, cyangwa hagezeho iPhone 17 Pro, ugasanga nk'umukobwa icyo kintu kikigerwaho cyangwa bakicyamamazwa, tusanga aragifite. Bamwe bakahita bavuga se nk'uyu muntu atunze imodoka ya miliyoni 500, atunze telefone ya miliyoni 2, n'akazi kazwi akora, ubwo nawe ntiyaba
ari muri za gahunda zo kwigira kuri yakiyaranja agacuruza umubiri. Ese nibyo uko bagaragara cyangwa haba harimo abagaragara uko n'ubundi baba babikoreye? Erega buriya none se kuvuga ngo nta kazi runaka ngo kazwi, ni paka se umuntu ngo akazi kakajyana agapiburiye donc ujye kukamamaza kugira ngo abantu ntago twemera, ntago ari ngombwa kwemeza abantu kugira ngo bemere koko, sibyo? Kuko ntitwemera. Wakora neza harimo abazakugaya, wakora nabi wenda hari n'abazashimira ko wakoze nabi kandi mu by'ukuri wowe ari nabi ariko bavuga ati wakoze neza. So ntago rero tubereyeho gushimwa, twebwe tuzagendera ku byo yatubwiye, ntago tuzi ngo ibyo bintu yabikuye. Niba ari ibyo yakoreye muri rusange ibyo ni sawa, sibyo? Niba yatabikoreye nabwo yabihawe, yakoresheje impano ye neza, none ubwo impano yari kuyikoresha neza, ariko hari igihe wasanga aba yabikoreye twebwe tukaza tumubureminga kandi wenda afite uburyo runaka bumwamamariza cyangwa bumuzamura, twebwe tutazi wenda yaduhishe. Ntabwo twese ibyo, hari abantu badakunda gushyira ibintu byose ku karubanda, ariko bishobora kuba nk'umuntu azwi ku buryo ibyo yakora byose byamenyekana. ubwo we n'iki se niba adafite konte wenda yateguriweho kuva akiri umwana, yari iri aho ngaho ari buroke ari kugenda akuraho gake gake. Nonse wowe nta mukobwa ujya ubona ukamwibazaho? Ya mu buzima busanzwe nyine niko abantu duteye, turibaza, dukunda kwibaza no kujajingana no kubureminga ibyo tubona, uko tubona ibintu, ukavuga ati ariko se uriya mwana cyane cyane nk'iyo umuzi kubakanaka ko tubazi ari abamirabusa, sibyo? Ko tubazi aya mafaranga ko tubona ko kwari kuyakurahe, aho ngaho nyine niho uba ugomba kuduta. Wenda byanze bikunze aho ntiwatinya kuvuga ati amafaranga ari kuva mu nzira mbi pe, kandi koko usanga akenshi ari inzira mbi. Usanga izo nzira mbi ari izihe? Si ba bagabo bafite ingo bari kumusapotinga se? Nuko nguko ugasanga rero abana nabo b'inshuti z'uwo nguwo nabo bashatse kugendera muri icyo kigare. Gusa ntago twafata abantu bose ngo tubashyire mu kantu kamwe ngo tuvuge ngo bose ni babi, bose bakora ibintu mu nzira mbi. Hari ababirwanirira, hari abasapotingwa n'imiryango, hari n'ababikura mu nzira mbi. Yes, turi kugana ku musozo, twari turi kuganira ku bari n'abategarugori cyangwa ku bakobwa n'abamama. Ni ngihe message wahereza abakobwa babayeho muri iyo situation twari turi kuganiraho ubu nona? Situation yo kumva ko bagomba kuba mu buzima bworoshye batavunikiye. Yego. Nababurira gukura amaboko mu mufuka. N'ubundi ibyo bintu ni bitazigera ntago ibyiza utavunikiye, ntago bigira gahanti y'igihe kirekire. Kuko uwo muntu uri kugusapotinga ejo azabona ukurenzeho, agende bitume wongera wijandika muri ubwo bugeso bubi, mu gushakisha, mu gusenya ingo z'abandi kugira ngo ukomeze ugaragare neza muri sosiyete, sibyo? Nyamara nukuri urubyiruko ruri gusenya ingo z'abantu pe. Wenda ntago nabyinjiramo cyane kuko naba ngiye wenda kubanga mu buryo bunde, ariko urebye urubyiruko rw'abakobwa ruri gusenya ingo. Abantu, imiryango runaka yavunitse yakoreye amafaranga yabo ari kuribwa n'utundi twana hariya. Rega abasore n'ukuri nta kintu mwifitiye, mubyemere ko nta kintu mwifitiye rwose. Nibyaye ngo abasore bariho ariko nta kashi, kandi buriya ngo umugore nyine n'amafaranga birajyana. Iyo yari message wari ugeneye abakobwa. Noneho ubutumwa nanone wagenera ababyeyi bari kurerera muri iyi situation y'iki gihe mu buzima bugoye, bagomba gutanga uburere, bagatanga uburere bwiza ku bana babo b'abakobwa by'umwihariko, ni ikihe kintu wababwira? Ngewe rero ku bwanjye numva nta mpamvu n'iyi n'imwe ishobora gutuma wishora mu bibi kugira ngo urere neza, cyangwa kugira ngo ubone ubushobozi bwo kugira ngo urugo rwawe cyangwa abana bawe bakure neza. Kuko
abo bana uri kurera muri ibyo bibukora nabo bazagaruka bameze nk'uko umeze. Mureke n'ukuri tugerageze nubwo bigoye ariko nta ngo ibuye ryagaragaye ntago riba rikisha isuka. Ni ukuri mureke dushakira ibisubizo mu gushakira ibisubizo mu nzira nziza, apana gushakira mu nzira mbi, sibyo? Hanze hasigaye hariho ibintu by'amapase. None se uwo muntu se wamumpayemo pase ati ni urusaza rufite ibiceri, nibyo bari gushaka kumenya, sibyo? Nyamara ni ukuri hari ubundi buryo wabaho. Hari ababyeyi hanze bari guhangayikana n'abana babo bakikorera udutaro bagashora udufaranga tw'amafuti kugira ngo abana babo nyamara nabo ubwo buzima bwiza bworoshye buce mu nzira nziza ntago bwabananira, sibyo? Mureke rwose mu rwego rwo kugira ngo abadukomokaho nabo bakure turi icyitegererezo cyabo, mureke kumva ko tugomba kubaho kubw'uko twaciye mu nzira za bugufi. Niko mbyumva. Niko byumva. Yese turagushimiye rero cyane Igete ku mwanya wawe waduhaye kuri uyu munsi. Murakoze cyane namwe. Twizere ko n'ubutani tugukenera tuzakubona. Oya ndahari. Urahari. Ariko wibagiye kutubwira abantu dukore subscribe. Oya rwose iyi Drama TV Rwanda hazajya haca ibiganiro byo kwiyubaka pe. Ni ukuri n'undi wari we wese wumva ko afite ubuhamya ubuzima runaka yadusangiza bwatugirira umumaro, sibyo? Nakore subscribe kuri iyi channel ya Drama TV Rwanda, hanyuma ni hazajya hajyaho ibiganiro ajya abasha kubireba, wenda bizajya bigira icyo bimufasha. Ikindi yajya natwandikira, hanyuma tukabasha gusangiza abaturage cyangwa abaturarwanda n'abari hanze yarwo inkuru y'ubuzima bwe, hanyuma twese bikadufasha muri rusange. Mukore subscribe, share na like. Murakoze.